6 igiterane cy'imikino ibiri bafashe 3 se kuko no muri Sekafa bari bahuye mu mikino 3 batsinzwe ibitego 9 muri Sekafa yabatsinze 3-1 muri champion batsinda 2-0 ibongeye ibindi 4 ubwo ni ibitego 9 kuri kimwe mu mikino 3 APR itsinzwe na Al Hilal urumva 3 kuri buri match 3 kuri buri match urumva ko wabura igitego kimwe okuzuza ibitego 10 ni ibitego byinshi. So muri championnat ni 6 match ya APR Football Club ku munsi w'ejo arabakinnyi batabonetse mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club bari bafite ibibazo bitandukanye ariko Rugaju dusubire ku kibuga turebe ikipe ya APR Football Club yaratsinzwe itsindwa irushwa nabonye hari abafana benshi binubiye uburyo ikipe yabitojwe binubiye qualité z'abakinnyi bafite mbere na mbere niki nire tandukaniro hagati y'ikipe ya Al Hilal n'ikipe ya APR Football Club kuko hari abantu bagera kure mu kintu kijyanye na analyse bagashyiramo nyine ko ari ikipe ejo n'ejo bundi APR ishobora kuba yanahura nayo mu mikino nyafurika kubera ko n'ubundi nitwara igikombe n'izongera guseruka muri Champions League ariko tubanze duhere kuri qualité de joueur vis-à-vis y'abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal kuko hari igihe bavuga ngo ni umukino utagenze neza ariko umukino w'ibitego 4 birumvikana ko qualité y'abakinnyi ba Al Hilal n'aba APR arimo ikinyurano kinini cyane niki wavuga kuri performance yo ku munsi w'ejo ya APR? Bon APR gukina na Hilal gatsindwa 4-0 yarushijwe ikijyanye na possession yarushijwe ikijyanye no kure mu buryo yarushijwe ikijyanye no kububyaza ibitego yarushijwe ibijyanye no kugarira yarushijwe mu buryo bwose tactically physically mentally technically aspect yose y'umupira barushijwe ni ikimenyetso cy'uko ntabwo ikipe ya APR ifite ubushobozi bwa rivaliza kuri Al Hilal muri aspect iyo ariyo yose ubu ngubu bibaye 3 Hilal itsinda APR Sekafa 3-1 match banza 2-0 retour 4-0 ni ukuvuga ngo ni ikipe bikwereka yuko mutari muri ligue zimwe mutari ku rwego rumwe. Ibyo ku munsi w'ejo sinajya mu bintu byinshi rwose mbisobanura. APR yatsinzwe nyine nk'ikipe iri munsi ya Hilal ni ibintu byumvikana ibitego 4 icyo bivuze ntabwo amakipe yose nyine ku isi aba mu nzego zingana. Ushobora kuvuga tuti iyo Hilal yakuyemo na Berkane ubwo ko Berkane isumbaho. Dushobora kuvuga atari iyo Berkane nayo Mamelodi hari ukuntu isumbaho. Bati iyo Mamelodi nayo wenda arahiri hari ukuntu arahiri isumbaho. Ese abonye kiryo karahiri arahirizwe yavuze ko niramuka idatabonye qualification ya Champions League itakina kwa songo mu rwego rwo kurinda prestige yayo ngo ntabwo yajya muri Confederation ni rwo rwego. So mu by'ukuri hari icyo abantu bibaza. Abantu nabonye babigize ibintu bikomeye cyane abafana ba APR batunzwe mikoro na bagenzi bacu bumva itangazamakuru bitandukanye. Ese aho bari gushyira ikipe yabo n'ukuntu bari frustrated n'ukuntu biramanta, ese ikipe yabo niho iri? Icyo ni ikibazo cya mbere kuko hari ukuntu urakara bakubwiye ngo
ibibazo bijyana n'amafaranga wenda azajya ajya ku bijyanye wenda n'umusoro wa private jet wenda byikubye kabiri ku mushaka wenda guparika private jet mu Rwanda ugasakuza udafite igare. Usakurije bya private jet ufite igare. Noneho rero Rugaju kugira ngo tujyanemo neza iyo ngingo neza wetse soza statement yanjye neza. Yego. So ndashaka gufasha abafana ba APR kwiyumva kugira ngo bamenye icyo gusaba n'icyo guheraho kuruta gushaka ikitabakwe. Ni naho analize ipfira buriya iyo turi gukompara APR na Hilal. Ndashaka ko Samira aza kubimfashamo, ariko ndagira ngo narrative yacu ibe inyamupira irimo n'ubwenge, nibe inyamupira irimo amasantima gusa. Shaka kuza hano twigire ku makipe yo muri Sudani, baraturusha, nibiriye bine ubuse yakora iki muri Champions League. No, sicyo uwo so umupira ubugari. Ntabwo nashaka kukunyura mu ijambo. Kuko APR abafana bakuntu bari frustrated. Reka dukoreshe ni nkaho hari level zegeranye bakaba batengushwe na score ya bine kubusa. Reka nkwereka kandi nicyo nshaka ko tubanza nashaka kugufasha kugira ngo iyo statement ya turajyanamo neza. Yego. Reka tuyiflowingemo neza. Nibive gusa kwitwa ibya Rugaju. Yego. Bihere kuri nyir'ubwite ufite izo nshingano zo kubikora. Umutoza Taleb igihe ikinyamakuru igihe reka tugikotinge kimaze gusohora quotes zavuye muri interview ku munsi w'ejo. Aramara muri mike. Nango banje bahoze. Tugendane wumve. Yagize ati iriya ni ikipe nkuru. Ifite abakinnyi bakuru. Kandi nge mfite abakinnyi 17 gusa. Urebye nuko abakinnyi bakomeyemo ntabwo ari kimwe. Uretse gato highlighting ako ngako Samir ndashaka ko muri classe nge na Samir twihanganiye twize ubwarimu nawe barigisha. Ndashaka ko tuzajya hariya jebe wakoze ubwarimu umwana wa mwarimu nawe afiteho nosiyo twese hano turabarimu tugende dufata icyo bita aretenir cyangwa teko ako gusigarana cyako wataha abanza usurinye. ndashaka ko dusurinye Karebo yavuze. Uravuze ngo iriya ni ikipe imezite, ni ikipe nkuru. Abanza highlighting ubundi ikipe yitwa nkuru gute. Yego. Turashaka kwigisha abantu. Tugende ikipe yitwa nkuru bigendeye kuzihe tunabijyaniranye n'umutoza wa Al Hilal Laurent Uregenga yavuze ngo tutabavanga turamuzaho nuko nshaka kubihuza n'ibya Taleb. Yavuze ngo urwego rw'ikipe yacu rutandukanye n'urwego rwabo. Urakoze cyane. Reka twuzuze icyo kintu cyitwa ikipe nkuru. Samir banza umbikira ijambo ikipe nkuru. Ikipe nkuru ndashaka kubiza afana ba APR kuri ifite abakinnyi bakuru. Abakinnyi bakuru cyangwa se tuvuge bakomeye batumva bakuru mu myaka. Bakomeye mbikira ijambo abakinnyi bakomeye. Turabipima naryo ribike ibyo kandi nge mfite abakinnyi 17 gusa. Nuvuga ngo effective nino ibyo akandi kantu ko kubika rero nka mwarimu aretenir. Urebye nuko abakinnyi bakomeyemo yego ntabwo ari kimwe. Urwego nivo yego ni nko guhatana n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Urakoze cyane. ni nko guhatana n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Mbikira kano kajambo gasurinye Samir. Ikipe y'igihugu ya Sudani kandi ifitemo abanyamahanga. Mbikira ikipe y'igihugu ya Sudani uvuge ngo iheruka mu gikombe cya Afurika. Mbikira ijambo iheruka mu gikombe cya Sudani yagiye mu gikombe cya Afurika ganira sigara bari kumwe mwese. Mbikira iryo jambo iheruka mu gikombe cya Afurika. Yego ivanzemo abanyamahanga. Yego nabo turaza kubakorera inyigo ivanzemo abanyamahanga. Yego. Okay. Ibindi yavuze byo biratangaje pe. Ngo mpanganye n'amakipe yo mu Rwanda. Yego. Si mpanganye n'amakipe muri Sudani. Ndagushimiye cyane Tarebu ko wavugishije ukuri. Ntabwo umuntu w'imyaka 70 waye mu mupira imyaka 40 ari bwo buzima bwa yarambwiye ngo mbaye mu buzima bw'umupira imyaka irenga 50 ahubwo Rugaga. Ati ngewe nabaye mu buzima bw'umupira kuva ndi mu myaka mito cyane. Ati ubuzima bwanjye bwose ni football. Ni football. Ngo kuva manganye n'amakipe yo mu Rwanda si manganye nayo muri Sudani cyane. Kuva natangira irushanwa niko nabwiwe
sibabaza niko nabwiwe yego niko nabwiwe niko nabwiwe no kuvuga ngo badatabu cyane. nicyo bishatse kuvuga niko babizi ni nako babyemera yego siba bazatwara igikombe urebye kugeza ubu nitwe turi ku gikombe siza twara igikombe ninjye uzagitwara okay reka rero mbabwire Artenire twagiye Artenire ubundi analyse ni iki analyse nziza nibyo nshaka abantu bumva na analyse itarimo amarangamutima iri mu kuri ninza hano nga tukabakinnyi ba APR nkabita baswa ndaba mbarenganye kuko sabaswa kuko nibo ba mbere mu makipe yo mu Rwanda Samir turi kumwe cyane nibo ba mbere ahubwo njyewe umufano wa APR uri kwikompara na Hilal namubwira nti ubwo wowe wasohotse muri champion y'u Rwanda kuko Hilal si yo mu Rwanda wowe wagiye ahandi aho wagiye wenda niho turi buganire munyumve neza ibyo ndi kuvuga Hilal na Merek si amakipe yo mu Rwanda ni amakipe y'abashyitsi yo muri Sudan yaje adusanga arimo ni kipigo tena karara kubita kandi ababaza cyane ariko ikibazo dukwiye kwibaza mu ndorerwamo y'ukuri ese aba bantu batumye murakara gutyo ubundi nibo mukina muri kuri level ya ntabwo ari bo mukina ibyabarakaje nibyo dushaka wenda kuganiraho ariko mbere yo kujyaho ndashaninje nga Tarebo gato mpite nizera muri Artenire ya Tarebo cyane n'amakipe yo mu Rwanda je vais bien ayo muri Sudan arakurusha urwego wanabisobaneye tugiye no kubibona tunabwira APR icyo yagakoze niba koko idashaka no marira abafana kuko yigeze kugira icyo gita yagira Tarebo wagiye mu ntara ni burengerazuba hari Rubavu burengerazuba bw'u Rwanda ukoreraho match 3 nta nimwe watsinze wanganyije na Marine unganya na Rutsiro utsindwa na ETS muri champion ayo na makipe yo mu Rwanda utsindwa na Musanze warazamutse utsindwa na Musanze 3 Majyaruguru i Musanze away mukura match y'i Kigali yagusuye byagenze bite umusifuzi yarahana umusifuzi arayibihe umusifuzi yarahana ndakujyana mu Bugesera match ya APR na Bugesera mu Bugesera bibiri yabaye 2-2 yego cyane ndakwambutsa Samir mfatira turebe ega biroroshye ndashaka ko buri kipe yose yo kuri table yego kwizigira dufite ego mfatira buri kipe yose yo kuri table yose yo kuri table Rayon Sport twagiye Rayon Sport rero bananiwe kwitsinda yego ugenda uzifata zo mu Rwanda Kiyovu Sport wibuke match ya hari ingingo bigeze gukina match twarayikoranye bavuye muri hafi twarayikoranye yari muri Peace Cup right cyari muri champion bamwishyuye ku minota 87 igitego cya Omedi Kisho Kiyovu hari match batayitsinze yego Police menya barazinganyije zomba ahubwo baranganyije ariko n'abatwaye n'igikombe muri iki gikombe cya ntuza cy'ubutwari yego Mukura twayivuze Marine twayivuze Mukura hari match batayitsinze banganyije hano i Kigali hanwamo n'umusifuzi Marine hari match banganyije Rubavu komeza Bugesera twayivuze baranganyije Bugesera hari match banganyirije mu Bugesera Musanze nabwo bayitsinda hano bayitsinze 2-1 ku Musanze bakubitiye iwabo 3-2 Gorira igitego cyo ku munota wa nyuma Gorira yansinze iminota yarenze yansinze kongera iminota itanditse ku munota wa gatandatu nta match banganyije ahubwo match ari nabwo hari match banza baranganyije baranganyije 0-0 irandusumbi na friendlies ebyiri ndi gutozanya cyane nungirije kirasa yananiwe kuntsinda izo zireka kubera ko dawe yarakimeze neza ariko nabwo ni yansinze Gicumbi barayitsinze kipi zamase mu AS Kigali ntibarakina retour ariko barayitsinze Amagaju barayatsinze yego ariko AS Kigali barayitsinze baranganyije baranganyije Inyamirambo harimo kuri jone nk'iya gatatu ahubwo muri jone enye za mbere 5 za mbere ibyo birasaba ko tubireba bigiye kure yego sinshaka ko mujya muri Sudani iyo Sudani mujyamo murashaka iki kuri Sudani mwayihoreye mwagiye kuri Sudani mwabanje mukareba ibiri mu rugo bya Sudani ko tubizaho ko ari take home ko ari byo gucyura niyo kujyana mu rugo APR se ujya ngo na AS Kigali baranganyije kimwe tariki 28 z'ukwezi kwa 11 wakomeza ndabyibuka yagarukira hari amakipe muri Afrika irusha ubushobozi hari n'ayandi menshi ayirusha uburyo ariko kubigira ibyo bike cyangwa byinshi
igice gikomeye cya gatatu aricyo twavuze cy'abakozi bakora aho hantu nicyo gifite umumaro ukomeye, ni nacyo gituma za ntego ba bantu bayishinze muri A twahereyeho imbere zigerwaho. Ubwo ni abakozi. Mu bakozi muri APR rero niho harimo gap. Ngahe aho APR irwaye. APR irwaye muri transfer policy kandi birwaye imyaka myinshi. Uko ifite abayigurira abakinnyi, abayitoza n'abakinnyi bayikinamo bikorwa nabi cyane. Ni nayo mpamvu abayobozi hejuru bo bazi mission na vision y'ikipe nicyo bayishakagamo bayishinga baba baracyane. Ariyo mpamvu navuga ni bishakemo uburyo bagomba kubaka icyo gice cya nyuma cy'abakozi. Igice cya kabiri baravuga ngo gikoreshwa nabi cy'amafaranga. APR imaze gutanga hafi miliyoni irenga y'idolari ku bakinnyi maze kugura mu myaka 3 b'abanyamahanga gusa. Baba switchinga system. Bahindura politiki. Ayo mafaranga ko atarabyara umusaruro si ikindi nuko uburyo akoreshwa abakinnyi izana ntabwo bikoze neza. Kubera iki bidakoze neza? Iyo ugana n'abantu muri APR bakubwira ko modo APR iguramo abakinnyi ntabwo ariyo. APR abantu baraza bakayikorera icyo nakwita nko kuyipitchinga abakinnyi. Aja akareba umuntu uri close muri APR ushobora kugera ku bayobozi bayo kabati hari umukinnyi witwa Mamadusi, hari umukinnyi witwa gutya, hari umukinnyi witwa gutya, akaza agaplayinga video. Ubwo babicara abayobozi ba APR varamwe twa Sam Karenzi no yigeze gukora icyitwa icyumba kibanga. Sindi buvuga amazina ariko abo bayobozi n'abayobozi ba APR muzi gwera ku rwego rwo hejuru, abayobozi batari munsi nk'abarindi bakabereka video ntoya bakareba umukinnyi sava uyu profile ibintu nk'ibyo, hanyuma bakavuga ati dufata uyu turekuye. Mu by'ukuri ntabwo ari modo igurwamo abakinnyi mu isi ya none. APR kwiye kubaka inzego igakomeza kuyoborwa gisirikare nibyo, ariko ikagiramo igice c'abanyamupira baba technicien no côté technique mugani wandagisha technique ikomeye mu kugura abakinnyi, mu kubaka projet igihe kirekire, mu kuzana abatoza, mu kumenya ngo uyu mutoza tuzanye n'abakinnyi dufite nabahe identity ishaka kuranga imikino yacu ni yihe, twihaye projet kujya mu matsinda mu myaka ingahe. APR ukuntu ibaho it is as if iyo budget ibonetse nibwo bahita bamenya uko bayipangira ku isoko. Nono abaje bagahita bapropose abakinnyi ako kanya bahenze, bagahita babazana byahuti badafitinga mu cyo wenda bihaye nka projet. Nono bakara mu kibuga bagasanga benshi babibeshyo na profil bahora n'ikipe zifite umurongo na structure nka za Hilal zikabatera bine. For me nge navuga yuko ikintu APR rwaye kurusha ibindi byose yego ari ryo somo yakora kuri Hilal ikijyanye n'imiyoborere kinyamupira cyane cyane hari kuri pitch. Mu nyumve neza ikijyanye n'imiyoborere kinyamupira semwe ngo APR ngo hari abantu bibamo amafaranga oya. Simvuga ngo APR budget yayo ngo ninto cyangwa ninini oya. Simvuga ngo abayobozi bayo na abantu babaswa badashoboye kuyobora oya. Kuko nizindi na Perez ni yakinnye umupira si ikibazo cyo kuba ikipe yabiyoborwa na general kuko ni umu administrative. Ntabwo umuyobozi wa Azam ari umukinnyi w'umupira no, ntabwo umuyobozi wa Simba ari umukinnyi w'umupira no, uwo ni umu administrateur. Dutandukanye rero ibintu bibiri, aba administrateur ntabwo ari abatekinisien. APR ikibazo administration ntirakiraho urwo rwego ruri for rw'abatekinisien bayiha abantu bakwiye gukora cya kindi aba administrateur bifuza. Urabibona yego no aho rero hazamo ikibazo administration ifata amafaranga mu gihe yabonye yamaze kuboneka ikahereza abantu basanzwe hano b'Kigali bari aho ntari buvuga amazina b'abajene bato bafite ubumenyi buciriritse, bafite expertise yo kurenza, bafite ubumenyi buciriritse urwego rw'Kigali. Urabona abantu bayigurira rega ko wararebye match nyinshi ntabwo bikugira umutekinisiye nyine kuvuga ngo umuntu ngo ni CEO mu ikipe runaka ngo yabaye mu gihugu runaka ngo azingo iki ngo umuntu ngo yabaye ngo mu kuzamura ngo yenda ngo academy ngo y'ahantu runaka yahangana na Mukura kuko niyo modibamo, yahangana n'Amagaju kuko niyo modibamo, yahangana na Bugesera kuko niyo modo ibamo. Icyo yayirusha nuko amafaranga yari afite yashyizemo aka difference gato. Ariko ikigushyira kuri level y'ameza nyafrika bya bindi twavuze areteniri bitatu kugira ikipe ikaba nkuru
kuba nkuru ni ukuvuga ngo ni ukubanza kugera kuri table y'amakipe akomeye Ari Hilal Kugira abakinnyi- iginya amatsinda imyaka 7 ishize urakoze bakomeye icya gatatu ari nacyo yavuze gikomeye cyane noneho kuvuga ngo turahorayo nk'uko Samira yabivuze kugerayo None, kugumayo Bwana no Rugaju. kugira abakinnyi bazahora bifuza kuzayo n'abatoza bazahora bifuza kuzayo bakomeye ntabwo uciye mu Iyo ni ijambo rokote tekinike ko mfite ibyuma. iminota 2 Taleb akaba avuga ati mfite abakinnyi 17 kandi nabo batari ku rwego rwiza mwabagabo mwe APR ikaba ari izatwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda izagitwara none bizagenda gute ku ruhando mpuzamahanga ikibazo kigufi ni kimwe nta kintu na kimwe kizaba ku ruhando mpuzamahanga kizahindura ikiba muri shampiyona y'u Rwanda icyo kintu mucyumve neza yaba ingingo ngari tuzadevelopa ubutaha Yego. ariko nta kintu nzabona gitandukanye niba udapika imbere ya Bugesera na Kiyovu ntabwo uzajya gupika imbere ya Hilal na za Mamelodi uzi icyo bisobanura se abafana ba APR bafatira Ntare iri muri logo bagafata n'ubushongore n'ubukaka bw'ingabo z'u Rwanda bagafata n'imbaraga z'abantu bayiyobora bagatekereza ko ari byo ariyo ikipe yambara umukara n'umweru ibyo bintu biratandukanye icyo bita administration ya APR ni ikintu giteye ubwoba Adili yarambwiye ngo le généraux de APRC ngo ntago ari abagenero ba APR gusa ngo ni abagenero b'umugabane ni bamwe mu basirikare bakomeye ku mugabane wa Afurika abo basirikare b'iki gihugu namwe mu basirikare bakomeye ku mugabane niyo mpamvu bajya no gutanga umutekano hano ntabwo ari abantu basanzwe ntuzakire n'abo basirikare b'inkotanyi ni abantu bakomeye ku rwego rwo hejuru cyane ariko military bateye ubwoba ariko ibyo mu kibuga hakina abakinnyi hagakora abatekinisiye niko bimeze ni ibintu bibiri bitandukanye tuzongera tubifate umwanya uhagije tubiganireho ni uguhuza icyo kintu batekereza mu kibuga abafana mugire umunsi mwiza